Amahoro amahoro God's people, bwoko bw'Imana muherereye hirya no hino ku isi, ndabasuhuje amahoro y'Imana n'abane namwe, ubasuhuza ni mugenzi wanyu Sibomana Anastase, n'ubundi nk'ubwoko bw'Imana duhurira ku murongo wa Irera TV1 ndetse no hirya no hino mu materaniro agiye atandukanye. N'ubundi nyirizina intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana ndetse tumenyekanisha by'umwihariko inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Uyu munsi turimo kurebera hamwe ikiganiro cy'uruhererekane, turebe intego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwamuntu kuri uyu mubumbe w'isi, ariho twamaze no kubona kandi yuko kwiga ijambo ry'Imana biri mu ntego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwamuntu kuri uyu mubumbe w'isi. Turimo kugendera turebera hamwe ibihamya by'ijambo ry'Imana, cyangwa dutanga umugabo herekanwa nyirizina impamvu cyangwa by'ukuri nimba kwiga ijambo ry'Imana biri mu ntego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwamuntu kuri uyu mubumbe w'isi. Niyo mpamvu uyu munsi turimo gusubiza iki kibazo kigira kiti: mbese amagambo yose ari muri Bibiliya urayasobanukiwe ku buryo udakeneye kuyiga? Tukomeze tureke Bibiliya bivugaho cyangwa ijambo ry'Imana ribisobanuraho, ariko dusanga n'ubundi bwoko bw'Imana buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Yego, niho n'ubundi dusanga ikintu umuntu aharira igihe kirekire mu buzima bwe, agatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu niyo Mana ye, cyangwa icyo kintu cyo kiraza guhishura Imana ye nyirizina, Imana ye iri mu ruhande rwe nyirizina. Tugiye kurebera hamwe igisubizo cy'iki kibazo, tureba nyirizina mbese amagambo yose ari muri Bibiliya urayasobanukiwe ku buryo udakeneye kuyiga? Turebe Bibiliya ikivuga kuri kino kibazo. Bibiliya iragira iti muri Matayo, ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 9 ku murongo wa 13 haragira hati: ariko nimugende mwige uko iri jambo risobanurwa ngo, icyo nkunda ni imbabazi si ibitambo, sinazanywe no guhamagara abakiranutsi keretse abanyabyaha. Hano Bibiliya, ijambo ry'Imana ryo ririmo kutwereka yuko dukeneye kwiga. Hari naho batweretse ndetse namwe mu magambo tugomba kwiga ngo mwige uko iri jambo risobanurwa ngo, icyo nkunda ni imbabazi si ibitambo. Nyirizina, nubwo byari gutanga umugabo cyangwa gutanga igihamya cy'uko kwiga ijambo ry'Imana biri ngombwa, ariko turasanga ubwo yavugaga ngo icyo nkunda ni imbabazi si ibitambo, yerekana yuko icyo akunda cyangwa icyo Imana ikunda ni uko imbabazi zigaragazwa yuko arizo ziri hejuru y'ibitambo, yuko ibintu umuntu ashobora kuba yakora ku ruhande rwe, imirimo myinshi yakora, amasengesho menshi yakora, ibintu byinshi bisa nk'aho ari ukwiremerera icocero, mbese bigaragara yuko uruhare rwe rwabayemo rwinshi. Ibyo ngibyo atari by'Imana irimo kugaragaza yuko bikenewe cyangwa bikwiriye. Ibyo ngibyo Imana igaragaza yuko itarimo kubiha agaciro. Igikorwa kiraza kugaragara yuko giturutse ku muntu nyirizina. Icyo Imana irimo guha agaciro ni imbabazi. Si kubera iki? Niho uraza gusanga n'abantu muri iyi si, kugira ngo twemererwe kubona agakiza, twemererwe kubabarirwa ibyaha, ntabwo bituruka ku mirimo myinshi yacu, ngo ni uko watanze amafaranga menshi, ngo ni uko wacumbikiye abantu benshi. No, si icyo ngicyo. Si uko wagiye wibombarika ukitwara neza mu buryo runaka, si icyo. Ahubwo nyirizina, imbabazi z'Imana nizo zatumye iturokora, iduhaye umwana wayo ntacyo dutanze, nta bushobozi dutanze, itarebye ngo ni uko hari icyo twakoze. Rero ugasanga imbabazi zirimo kugira uburemere kuruta
abantu twakwita ibitambo cyangwa twakwita yuko twakoze cyangwa twabigizemo uruhare. Hariho ijambo rivuga ngo ariko nimugende mwige, uko iri jambo risobanurwa ngo icyo nkunda ni imbabazi si ibitambo. Niho uraza gusanga ijambo rikomeza rivuga ngo sinazanywe no guhamagara abakiranutsi keretse abanyabyaha. Rero aba banyabyaha yazanywe guhamagara cyangwa yaje kureba bagomba kuba abakiranutsi kubw'imbabazi, ntabwo baba abakiranutsi kubwo ibikorwa byabo. Ibikorwa byabo n'ubundi kuko bari abanyabyaha cyangwa ari abanyabyaha, nta gikorwa bari gukora ngo cyemerwe cyangwa kigaragare yuko ari cyiza cyangwa kize kugaragara nk'incungu cyangwa kize kugaragara nk'igitambo, nta cyari gihari kuko ubwabo bari abanyabyaha, nta kintu bari kubasha gukora ngo cyemerwe imbere y'Imana. Rero niyo mpamvu habonetse imbabazi zo kugira ngo ibyo byaha cyangwa icyo cyaha kibe cyakurwaho ku bw'ubuntu bw'Imana, ku bw'imbabazi z'Imana. Yego, uwo muntu wari umunyabyaha aze kuba umukiranutsi abiheshejwe n'imbabazi, atabiheshejwe n'ibitambo, atabiheshejwe n'insimburabyaha cyangwa no gukora ibyatuma babarirwa. Yego, niho uza gusanga n'ubundi ibitambo cyangwa kwishakamo ubwiza k'umunyabyaha nta kintu biri buze kumara. Kwishakamo ubwiza by'umunyabyaha nta kintu biri buze gutanga, kereka imbabazi z'Imana arizo ziraza gutuma yamburwa igihano yari akwiriye, ahubwo agahabwa imbabazi. Rero kwiga ijambo ry'Imana turimo kubona yuko ari iby'ingenzi kandi ari iby'igiciro. Rero ijambo ry'Imana ryo rigaragaza yuko amagambo yose agaragara muri Bibiliya yose atari uko umuntu aba yazi cyangwa yasobanukiwe, ahubwo aza kuyigira ayasobanukirwa ari uko yayize cyangwa habayeho gushakisha ibisobanuro byayo nyirizina. Nk'uko n'ibiganiro byatambutse twaragiye tubiraho tugasanga kwiga ijambo ry'Imana, yego, cyangwa kubona uburyo twakagombye kubaha Imana by'iteka ari uko twiga uburyo ki twakagombye kuyubaha. Rero kwiga ijambo ry'Imana biri mu ntego y'ubuzima bw'umuntu muri iyi si turimo. Ndabashimiye cyane, n'ubundi mwari kumwe na mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase kuri Irera TV1 twiga Bibiliya buri munsi. Kora subscribe wowe uri mushyashya kugira ngo duhorane turebera hamwe iby'agaciro, twiga iby'ingenzi kuri twe ndetse n'abagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho. Ukimara kwiga icyigisho cy'ingenzi bisaba kugishyira mu bikorwa ako kanya ndetse ukabimenyesha n'abandi kugira ngo nabo badacikanwa. Ndabashimiye. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bibane namwe, mubeshejwe no kumenya Imana na Yesu umucunguzi wacu. Murakoze cyane.